Mwaramutse neza nanone gitondo cyiza kuri mwese bakunze b'intimba ya Lavi twagarutse muri wa mwanya mwiza wa mwanya tumunda kumenyeshwa ibiri bukurikira. Anyway munyemerere mbanza mbekuzeho ejo kazi kambanye kenshi mbura amahitamo mbura cyo kubagezaho namwe ntabwo muri kumundikira kiro tugomba kuganiraho mbura umwanya pe mbura imbana nyinshi nayo bukereye akanya nk'aka rero naje none niba tuganira duhereye ejo niba twiganira ku by'uyu munsi n'ibyejo simbizi nibyo mumva byagenda bite reka mbihera ibyiza kurusha ibindi ibyo black box niyo munsi niyo ngingo y'umunsi black box yarikoze yarikoroje mu rugo kwa mama Manzi na Shema. Yes, ibintu byasubiwemo ubundi mwebwe nk'abafana ba intimba ya Lavi mubona mwumva ijambo black box rivuze iki? Nyamara ibi bintu birimo ibindi umuntu utagaragara impamvu Aline yanga kujya iwabo impamvu se wa Lavi ataza kubasura murumva nta kintu kirimo. Ndashaka kumenya ubundi umumafiya batubwiye ninde cyangwa guma mwagurikije ijambo kurindi mujye mwumva ijambo kurindi ubundi muze twanarize tumenye ubundi tunabagira inama y'ukuntu bakabaye bakena. Hano biranemewe kuza ukavuga ati njyewe mba numva byagenda gutse bakurikiyeho ukavuga ati njyewe mbampaye umwanya ngakinamo no gukina mu nimba yaraberega byashoboka nkakinamo nkazaza nanjye wenda ndi maneko nka Claudine simurabyibuka ko Claudine ari maneko ya papa wa Aline. Ntago mubizi ubundi muzi akazi kabiyayo mwebwe mubonye biyayo mubona Julie Herore muri iyi filime igihe ni icyanyu mwese mutekerezeho ubundi umuntu biyayo umuntu Claudine kuki bari bonyine baganira batuje bivuze ko baziranye. Icyongereza cya Aline sinagishobora ariko icya Claudine koko waca arica kimanukira umugani w'abandi. Anyway ngo abatarize koko ntago babasobanukiwe mwanyumviye ukuntu Manzi yahereye ko akivamo akananirwa kumenya black box. Iyi black box yanteye amatsiko uyu munsi rero mbazana ibiri muri iyo black box mama wa Shema impamvu atinya papa wa Aline twaje kumenya ko ari umumafiya wo hejuru ku rwego rw'igihugu wigize umuyobozi ajya mu nteko nshinga amategeko yigira minisitiri ku gahato kubera isene yigira minisitiri kubera kumva ko ashoboye amafaranga ngo buryo bwo kubita hasi n'abana. Ariko ikintu tuzi neza Aline ngo niwe warazwe imitungo. Koko yaba ari ukeneye imitungo yo kwa mama wa Shema yaba akeneye Shema asundi Shema ko badakundana mutekereza ko ari iki gituma akomeza kumwikururaho yaba ari amasezerano y'imiryango tuvuge ko nende wabo wa Shema n'uwabo wa Aline bari barasezeranye ko bagomba gushyingirana ibyo twaje kumenya ko ntabiho. Nyemerera rero noneho tubyinjiramo twebwe ubwacu dutekereza tuti ubundi kubera iki ibintu byose mama wa Shema abihisha Ganza muri uyu mukino ameze nkaho nta kintu azi. Manzi ibyo mu rugo rwose arabizi kandi Manzi atavuka muri uru rugo mwebwe mutekereza ko ari iki cyihishe inyuma yewe na Manzi ndavuga uyu Manzi wo kwa Shema muze kumfasha dushakire bana ba Manzi bombi amazina kandi ho kujya tuvuga ngo Manzi wo kwa Shema Manzi wo kwa Lavi kaveho uyu Manzi wo kwa Shema ni mutekereza ko kavukaye yaba ari wa mwana bavuze kwa Lavi wabuze watumye mama wa Lavi naravubwe batandukana hoya nako katubyirengagize ko papa wa Lavi atari afite undi mwana ku ruhande. Ibi bintu bikoze uruziga mu nyemerere tujye tumenya ngo buri nguni ni hehe twakubitira tukamenya papa wa Manzi ubundi ninde amara kandi twese turamuzi
nubwo tudashaka kumuvugaho. Igitondo cyiza rero kuri mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, nyemerera ukande kugazogera, tere comment umbwira ati tugezeho n'ibindi, ubundi utubwira Manzi yabaga hehe. Yes, Manzi yabaga kwa papa we. Kora kuri subscribe, ejo tuzabiganiraho. Ntabwo turajya kure, ntabwo muri aba 5 ba mbere bambwira umukinnyi mwifuza ko twaganiraho mu masaha y'umugoroba. 5 ba mbere ndahita basubiriza ku muntu umwe, ndahita mbasubiza kandi ndabakorera ibyo mwansabye neza cyane. Ciao ciao.